Mubyeyi, musore nawe nkumi wifuza gushinga urugo, ese waba wibaza icyo wakora kugira ngo utazabura amafaranga y'ishuri ry'umwana wawe? Prime Life Insurance yakuzaniye igisubizo cy'ubwishingizi bw'amashuri, aho igihe cyose ayo waba ufite yose n'icyo waba ukora cyose wabasha kuzigamira amashuri y'umwana wawe. Wabikora ukanza akanyenyeri 177 urwego ugahitamo 4 umurage w'amashuri. Ubwizigame buhera ku mafaranga 200 gusa kandi bigakorwa inshuro ushaka. Uko wizigamye Minerval ugezeho izamuka uyireba ku buryo ihangana n'izamuka ry'ikiguzi cy'uburezi. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 1320. None ndifuza kubanza guha icyizere gifatika no kwizeza abatwumva bose, abanyarwanda muri rusange, guverinoma y'u Rwanda, by'umwihariko minisiteri ifite mu nshingano uburezi ndetse na minisiteri y'umuryango, ko Prime Life Insurance yabazaniye igisubizo kirambye kandi gikomeye ku kibazo nyamukuru gihangayikishije umuryango nyarwanda. Iki kibazo mu binyamakuru, mu makuru menshi dukunda kubona hirya no hino, nuko dufite umubare munini leta irimo irwana nawo ifatanyije n'abafatanyabikorwa nkatwe ibigo by'ubwishingizi Prime Life. Ikibazo cy'abana batishuri kugeza ubwo mu mwaka wa 2021 byavuye aho twari turi tukagera ku 9.5 by'abana batishuri mu mashuri abanza ndetse n'10.3 mu cyiciro cy'amashuri yisumbuye. Ku isi yose rero bizwi ko umwana uri mu kigero cy'imyaka 3 kugera ku myaka 18 agomba kwitabwaho n'ababyeyi be cyangwa abamurera, by'umwihariko hubahirizwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Byakubitiraho ko ari umwana utarirwanaho tukaba tumugomba ibintu bikomeye. Bimwe muri ibyo bikomeye harimo kumujyana ku ishuri. Kwiga kw'abana bigirwamo uruhare n'abamurera, baba ababyeyi b'umubiri cyangwa se abandi biyemeje kumufasha mu gutera intambwe y'ubuzima izamugeza ku buzima bwiza. Ni inshingano rero ntasimbuzwa za kibyeyi. Gusa hari imbogamizi zibaho, zaba ziturutse ku mwana ku giti cye, zishobora no guturuka hanze bitari ku mwana, bibangamira uko kwiga k'umwana. Twavuga ibibazo bitandukanye, ibyorezo, intambara, amashuri yubatse kure, amashuri make, amakimbirane mu miryango. Ariko by'umwihariko ikibazo kigaragara mu muryango nyarwanda mu bushakashatsi bwinshi bwagiye bukorwa, ni uruhare rw'ababyeyi bamwe na bamwe bigira nyirantibindeba ku bibazo by'abana babo mu kubashakira iby'ibanze bituma abana babona ibyo bakeneye kugira ngo batangire cyangwa se bakomeze amashuri yabo. Aha tubibona cyane cyane mu myumvire igaragaza ko ababyeyi bamwe na bamwe bahora bumva ko kwiga kw'abana babo bizagirwamo uruhare na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda cyangwa se imiryango y'abaterankunga, Caritas, za NGOs zitandukanye, abavandimwe babo batekereza ko bishoboye. Ukumva umuntu arakubwiye ati mukuru wanjye, mushiki wanjye arishoboye, azarihirira abana be yongereho n'abanjye. Dukurikije rero amakuru yagaragaye mu ibarura rusange ry'igihugu cyacu mu mwaka wa 2021 mu gitabo cy'ibarura rusange, hagaragayemo ko abana bataye ishuri bavuye kuri 7.8 muri 2019 ukagera ku 9.5% mu mwaka wa 2021 ku cyiciro cy'amashuri abanza. Naho ku cyiciro cy'amashuri yisumbuye twavuye ku 8.2 tugera ku 10.3 kuva muri 2019 tujya kuri 2021. Iyi mibare nk'uko turimo tuyumva irahangayikishije cyane, kandi bigahita bibusana na gahunda n'intego ya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yari yashyizweho muri 2017 ivuga ko tuzageza muri 2024 abana batishuri batarenga 1%.
murumva ko tukiri kure cyane, harimo ikinyuranyo kinini ubwo twageraga muri 2021, ku buryo turabura umwaka umwe ngo tugere ku isuzuma rya ya ntego ya 1%. Akaba ari naho rero abantu bose abafatanyabikorwa twiyumva nk'abafite inshingano zikomeye zo gufasha leta yacu kugera kuri ino ntego nziza. Byatumye ku itariki 6 Gashyantare uyu mwaka wa 2023 inteko rusange ya Sena imaze gusuzuma aho ishyirwa mu bikorwa ry'iki kibazo rigeze, yasabye guverinoma y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa gukora iyo bwabaga kugira ngo abana barimo bata ishuri uyu munsi tubagarure, twongere dusubire ku murongo muzima. Bimwe rero mu byo guverinoma y'u Rwanda yakoze turabibona hirya no hino byiza kandi bikomeye. Twavugamo nko kongera uburyo bwo kugera kuri gahunda y'uburezi mu ngeri zose, kwegereza ibikorwa remezo kandi bigezweho by'amashuri ahantu hose bikenewe, twarabibonye muri bino bihe bya vuba, gutanga amahirwe angana ku bana, abahungu n'abakobwa, abafite ubumuga, ab'ingeri bose, abishoboye n'abatishoboye ku buryo bajya mu ishuri, gutangiza igice gikomeye cyo kugaburira abana ku mashuri kugira ngo umwana abashe kwiga afite n'ubuzima buzira umuze, ndetse no kugerageza kugabanya uruhare rw'ababyeyi ku kiguzi cy'uburezi. Leta yakoze ibishoboka byose, ariko nanone nubwo leta yakoze iyo bwabaga, uruhare rw'ababyeyi ntabwo rugomba kuba zero. Turacyabona uruhare runini rw'abana bata ishuri bitewe n'uko ababyeyi babo hari ibyangombwa nkenerwa batari mu gushyira mu bikorwa. Twavuga nko kutishyurira abana ya minervari ntoya y'uruhare rw'ababyeyi, twavuga kudatanga uruhare rwabo mu igabura cyangwa se mu gufata ifunguro ku ishuri, twavuga nko kutagurira imyambaro n'ibindi bikoresho abana kugira ngo bajye ku ishuri. Nubwo abari ibintu bikeya, turacyabona neza ko hakirimo uruhare rukomeye gufatanya na leta gukangurira ababyeyi kumva neza inshingano zabo kugira ngo tubashe kurandura burundu kino kibazo cyo guta ishuri kw'abana cyugarije umuryango nyarwanda. Prime Life rero nk'ikigo cy'ubwishingizi, nk'umufatanyabikorwa ukomeye kuri kino kibazo cy'amashuri y'abana mu gihugu cy'u Rwanda, imaze gusesengura izamuka ry'ikiguzi cy'uburezi ku buryo bukomeye, usanga ababyeyi batariteguye neza guhangana nabyo, uko amafaranga y'uburezi azamuka, uko ifaranga ry'u Rwanda rihungabana ku isoko mpuzamahanga. Twasuzumiye hamwe ese haba hari ubundi bwishingizi busanzwe buhari bwatuma abanyarwanda bahangana nabyo. Tuza gusanga nubwo buhari, hari nubwo natwe twacuruzaga, harimo imbogamizi zimwe na zimwe zijyana n'uko abasanzwe babufata bari mu cyiciro kimwe. Twavuga ko buheza, ugasanga bugenewe cyangwa se bushobokera gusa abantu basanganywe umushahara uhoraho. Twavuga ko ari ubwishingizi kandi busaba guhora wishyura amafaranga runaka adahinduka mu gihe ubushobozi cyangwa se ibyo abantu binjiza bigenda bihindagurika. Kuba abantu batatubonera ahantu bashakiye, abantu bari ahantu hose ntabwo wabasha kuhashyira icyicaro gikuru, abari mu ntara hirya no hino bikabagora kutugeraho. Prime Life rero imaze gusuzuma ibyo byose n'iki kibazo cy'umuryango nyarwanda, twakoze ubushakashatsi bwimbitse tugera kuri abo banyarwanda batandukanye kugira ngo twumve ikibazo nyamukuru gituma iki kibazo kitarandurwa burundu nk'uko leta y'u Rwanda ibifashemo umugambi. Byatumye mu gusoza ubu bushakashatsi dushyiraho serivisi y'ubwishingizi twise umurage w'amashuri. Uyu murage w'amashuri uwufata cyangwa se ufata ubu bwishingizi akoresha telefone ngendanwa bitamusabye interinete, akanda akanyenyeri 177 urwego, akabona handitse umurage w'amashuri, agahitamo 4 agakurikiza amabwiriza. Umuntu ashobora kuzigamira umwana we cyangwa se umwana w'inshuti ye cyangwa se umwana rero. Bikorwa n'abantu bose bafite irangamuntu kuva ku myaka 18 kugeza ku myaka 64. Umurage w'amashuri kandi
ni ubwishingizi bufatwa n'abantu bo mu ngeri zose mu byerekeranye n'ubukungu, ari abafite ubushobozi buhagije, ubuciriritse ndetse n'ubwo twavuga uburinganiye. Icyo umuntu yaba akora cyose, aho yaba aherereye hose arabufata, kuko amafaranga twakira ni uguhera ku biceri 200 by'amafaranga y'u Rwanda. Umurage w'amashuri ukoze ku buryo igihe cyose umuntu ashakiye n'inshuro zose ashaka ashobora kuzigama, byaba buri munota, buri saha, buri kwezi, buri mwaka, yewe n'ushaka kuyatangira rimwe birakunda. Aha rero kubera ko abantu benshi bakundaga kwibaza bati ubwishingizi ahari nubwo abantu bifashije gusa, twatanga ingero z'uko umuntu wakoze akazi ka buri munsi, umufundi wakoze agahembwa 5,000, bimworoheye gufata amafaranga 200 ku mugoroba amaze guhembwa akayazigamira umwana. Twafata umumotari ushobora kwigomwa urugendo rumwe rw'amafaranga 300 akayazigamira umwana we kugira ngo azabashe kwiga. Twafata umuhinzi wajyaga wumva bitamureba cyangwa se ko kubona ubwishingizi bigoye, ushobora kwigomwa ibiro 5 by'ibishyimbo igihe yasaruye, igitoki kimwe, umuceri, igitoki, ibishyimbo, uko abishoboye, byaba buri munsi, byaba buri gihembwe cy'ihinga, akazigamira umwana. Twafata urugero rw'umworozi wigomwe litiro 1 y'amata ku munsi, akabika ibiceri 300 akabikira umwana we kugira ngo azabashe kwiga bitamugoye. Twafata kandi abacuruzi bakomeye bifuza kubona minerivare ihambaye y'amashuri uko agenda azamuka, kuko nabo bajyaga bibaza bati ntabwo ncuruza buri munsi cyangwa se ntabwo amafaranga nyabonera rimwe. Umurage w'amashuri ni igisubizo kuri bo. Twavuga kandi abanyamishahara ko bashobora gutanga ubu bwishingizi, ikiguzi cy'ubwishingizi mu buryo bworoshye igihe bahembwe cyangwa se buri munsi nabo uko bagiye guhaha ku isoko. Nasoza mvuga urugero rw'abogoshi, urugero rw'abantu bakora mu mahoteli, nabo bashobora kwigomwa icyo nakwita tipu 1 ku munsi, nabo bakazigamira abana babo. Umurage w'amashuri rero ni ubwishingizi bufatirwa kuri telefone nk'uko nabivuze, mu njyana y'inama y'ubutegetsi mu murongo yafashe yuko tugomba kugeza serivisi z'imari ku banyarwanda bijyanye n'icyerekezo cy'igihugu. Umurage w'amashuri ni igisubizo cyiza cyo gutuma abanyarwanda bose bagera kuri zino serivisi z'imari, kandi tukarandura burundu ikibazo cy'abana bataga amashuri. Mu buryo bwo kwiyandikisha, uburyo bwo kubona amasezerano ndetse no kwishyurwa, navuga ko kwiyandikisha nk'uko nabivuze bikorerwa kuri telefoni ngendanwa, kanza akanyenyeri 177 urwego, ukabona 4 ubwishingizi bw'amashuri bwitwa umurage w'amashuri, ugakurikiza amabwiriza. Iyo umaze kwishyura bigusaba kuba ufite nimero y'irangamuntu yawe gusa. Wamara kwishyura ayo wahisemo guhera ku biceri 200, ugahita ubona amasezerano y'ubwishingizi, ukaba wayabika mu buryo bw'impapuro cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga, dore ko hariho isigana kugira ngo utazabubura. Impapuro ziratakara, ariko ikoranabuhanga ribika ibintu mu buzima burambye. Amafaranga yose abakiriya bishyuye ahita ajyaho inyungu ya 4%, kandi umukiriya agahita abibona kuri telefone bitarindiriye kuzayabona nyuma y'umwaka cyangwa nyuma y'imyaka runaka. Twahisemo ko igihe gito umubyeyi yamara azigamira umwana we ari imyaka 3 gukomeza. Iki gihe giterwa n'igihe umubyeyi yahisemo, akavuga ati ndashaka kuzigamira icyiciro runaka, dore ko twishingira icyiciro cy'amashuri y'incuke, amashuri abanza, amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Umurage w'amashuri tuzigamira yaba amashuri ya hano mu gihugu ndetse n'amashuri y'abashaka ko abana babo biga mu mashuri yo hanze y'igihugu. Uko umubyeyi atanze umusanzu we niko minerivare igenda izamuka yireba. Ukimara kwishyura uhita ubona ubutumwa bugufi kuri telefone yawe bukwereka aho minerivare y'umwana wawe igeze, ku buryo
cya kibazo cy'uko amafaranga yataga agaciro muri bwa bwishingizi bwari busanzwe, umuntu akazagira ati ko nari narazigamye ngo umwana najya ku ishuri bazampe miliyoni y'u Rwanda, hanyuma kubera itakaza agaciro ry'amafaranga akaba asabwa kwishyura miliyoni n'igice, bizagenda gute? Ahangaha umubyeyi niwe ufata icyemezo cya minerivare yifuza iyo ari yo yose. Inshuro zo kwizigama nk'uko nabivuze, umuntu niwe uzigera. Ku munsi ushobora kuzigama rimwe, inshuro 3, inshuro 5 cyangwa 10, kuko wanabikora buri munota, wabikora buri munsi, wabikora buri kwezi, wabikora buri gihembwe, cyangwa ukabikorera rimwe ndetse na buri mwaka. Ubwishingizi bw'amashuri muri uyu murage ntabwo tureba gusa kwizigama. Ni icyiciro gikomeye aho umubyeyi avuga ati umwana wanjye natangira icyiciro cy'amashuri nshaka nzasange narizigame. Ariko nanone nk'ubwishingizi Prime Life yongeraho ikindi gice gikomeye cy'uko iyo umubyeyi yagize ibyago akaba atakiriho cyangwa abana n'ubumuga bwa burundu, minerivare umubyeyi yari yarifuje aho yaragejeje turazishyura, ariko tukanongeraho n'ikindi gice gikomeye cyo gusimbura. Umubyeyi ntasimburwa, ariko guhagararira umubyeyi kugira ngo tubashe kumurerera umwana agere kuri za ndoto ze z'icyiciro cy'amashuri umubyeyi yahoraga yifuza, nubwo yaba atakiriho cyangwa ariho, ariko abana n'ubumuga bwa burundu. Iyo muganga yemeje ko yagize ubumuga bwa 70%, ntabwo aba agikomeye kwishyura, birumvikana. Minerivare turayishyura, tukongeraho na yandezo yo guherekeza umwana kugeza ageze kuri cya cyiciro cy'amashuri umubyeyi yari yarifuje. Nagira ngo rero mbere y'uko nsoza kino kiganiro, mpamagarire buri mubyeyi wese abatwumva kwibuka ko uko tugenera abana ibyo bakunda, uko tubagurira umugati wa buri munsi cyangwa ibindi nabo badusaba buri munsi, umubyeyi mwiza ashyira akantu umwana kandi koko kamugirira akamaro. Ni byiza kwibuka ko kumuzigamira buri munsi uko tubishoboye ari cyo kintu cy'ingenzi, k'umurage w'amashuri ari ryo shema n'igishoro kidahomba dushobora kugenera abana bacu. Nagira ngo kandi nkangurire abana bose, abana bakibona ko bakeneye amashuri, kujya bibutsa ababyeyi babo, bakabibutsa buri munsi, yaba mu gitondo yaba nimugoroba, bakabibutsa gufata telefone bagakanda akanyenyeri 177 urwego, bakabibutsa ko bibagiwe cyangwa badaheruka kubazigamira, kuko ari wo murage uyu munsi umubyeyi wuje ishema ashobora guha umwana we. Iyo abana babigizemo uruhare, kwibutsa ababyeyi, dushobora kubagurira ibindi bakeneye, tukabagurira umugati wa buri munsi, ariko tukabyibagirwa. Iyo umwana yibukije umubyeyi, byanze bikunze ntabwo yabura ayo mafaranga 200. Uwahashye umugati w'1000 ntabwo yabura amafaranga 200 ararazigamiye umwana. Tukibutsa kandi mu matsinda anyuranye, mu miryango, mu makoraniro, aho abantu bahurira, mu tugoroba tw'imiryango, mu bigo bitandukanye, ko uyu murage w'amashuri ari cyo gisubizo kirambye Prime Life yazaniye umuryango nyarwanda. Uko tubiganiraho, uko aho abantu bateraniye babiganira, tuzarandura burundu cya kibazo cyari cyugarije ubukungu bw'igihugu, cyari cyugarije ishema n'iterambere ry'igihugu, kuko iyo abantu batize ntabwo bashobora kugera ku mitekerereze n'ubukungu burambye. Harakabaho umurage w'amashuri. Murakoze, murakarama. Nicyo kibazo yabajije, igisubizo ni yego. Tuba tubizi neza ko umubyeyi kuba arimo kuzigamira umwana we, tuvuga urugero rw'ushaka guteganyiriza kaminuza, mo hagati hari impamvu zishobora gutuma akenera amafaranga. Niba urugero yaramaze kugeza ku bwizigame bwa miliyoni, yemerewe kujya kuri telefone atiriwe aza hano ku cyicaro cyacu cyangwa ku ishami rya Prime Life, akajya ku kanyenyeri 177 4, akaza kubona kuri 3 ahanditse kubikuza, agafataho amafaranga akeneye. Ni ukuvuga ko bitarindira ko azagera igihe amashuri azaba atangiye, igihe yaba yagize ikibazo yemerewe gufataho, kandi ntabwo agomba kubanza kuza hano kutugisha inama.
cyakora tumusaba kubikora mu nshuro zitari nyinshi ku mwaka kugira ngo ataza kwica gahunda ye yatekereje yo kuzigama. Tumusaba kubanza kubitekerezaho akabikora byibuze inshuro imwe mu mwaka. Jean Dodier wa radiyo na televiziyo by'u Rwanda, ikibazo cye cya mbere, atese y'umwana yitabye Imana bigenda bite? Muri ubu bwishingizi uwishingiwe nyirizina wa mbere aba ari umubyeyi. Kuba ari umwana witabye Imana cyangwa se hari n'ikindi gishobora gushamikiraho, utese umubyeyi afite abana 2 cyangwa 3 yafata ubwishingizi bwinshi cyangwa bukeya, nagisubiriza hamwe nubwo bitari bijyanye. Iyo umwana yitabye Imana ushobora kumusimbuza undi bavukana. Icya kabiri, iyo ntawe wari ufite ushobora no gufata undi mwana wumva ushaka. Iyo kandi nabwo ntawe, nkuko nari nsubije kiriya cya mbere kibanza, wemerewe gufata amafaranga wari ugezemo ukayakoresha ibindi. Ni kimwe nuko igihe cyo kwishyura minerivare turamutse tukwishyuye menshi ugasanga ishuri washyizemo umwana, ntabwo amafaranga tuyishyura ku ishuri, tuyaha umubyeyi, hanyuma umubyeyi niwe ufata icyemezo cy'icyo akoresha ayo mafaranga. Ikibazo cye cya kabiri, atese iyo utakaje akazi wari wariyemeje gutanga urugero 2,000 buri munsi cyangwa buri cyumweru, bigenda gute? Aya mafaranga twavuze ntabwo mu bwishingizi bw'umurage w'amashuri dushyiraho ikintu kivuga ngo utegetswe gutanga aya mafaranga buri gihe. Oya, ahubwo niba mu gitondo ugiye kubitsa ufite 2,000 urayatanga, nimugoroba niba usanzwe ufite igiceri cy'ijana ibiceri 200 nibyo utanga, ejo niba wabonye ikiraka ukabona 10,010 nibyo utanga. Muri ubu bwishingizi nta geno rihari rivuga ngo ku gihe runaka uzajya wishyura aya mafaranga, ahubwo umubyeyi ayafite igihe ashakiye naho aherereye. Murabyumva ko umuntu uri mu murima agurishirijeho igitoki akabona 10,010 yemerewe gufataho amafaranga 500 ako kanya kabiri. Nimugoroba niba amaze guhaha ibyo kurya akabona asaguye ibiceri 400 arabibika. Hanyuma icyifuzo cy'uko twakorana na leta mu gushishikaza ino gahunda ikagera kuri bose, ndahamya ntashidikanya ko igihe twari tumaze gukora ubu bushakashatsi, tumaze no gutangira gukora igerageza ry'ubu bwishingizi, hari abantu benshi, hari ibigo byinshi byagiye bitugana no gukoresha uno munsi w'uyu munsi. Abantu benshi babigizemo uruhare, ndetse ndahamya ntashidikanya ko mu biganiro turimo tugirana na za minisiteri zitandukanye, navuze nka minisiteri y'uburezi, nibyo tuzagira kuri benshi, kandi kuko ari igisubizo, ari kimwe mu bisubizo bikomeye birambye y'ikibazo leta y'u Rwanda ifite. Iyo mikoranire nk'ikigo gikorera mu gihugu cy'u Rwanda kandi gifite uko dutanga amakuru kuri banki nasiyonari y'igihugu ishinzwe kutugenzura na minisiteri y'imari n'igenamigambi, tuzabigeraho. Sibo ku Isango Star mu bibazo 2 yabajije, icya mbere yavuze ati ese ko mu muco w'abanyarwanda kwishingana ubwishingizi butaratugeramo, mwumva muzabigenza mute kugira ngo ubukangurambaga bugere kuri bose? Navuga ko iyi ni intangiriro twagize, ariko twumva dufite intego y'uko tutazarekeraho, cyane cyane gukorana n'ibitangazamakuru bitandukanye. Nubwo hari abagira gutya wenda ntibarebe televiziyo bitewe n'imimerere y'akazi bakora, agataha wenda adafite umwanya wo kureba televiziyo, muri weekend arayireba. Utabashije kubibona yumva radiyo. Abenshi tugenda mu binyabiziga bitandukanye, mwarabibonye ko no kuri za moto bagenda bumva radiyo zitandukanye, abandi bareba YouTube, abandi banyura ahantu hatandukanye. Natwe twumva izo nzira zose z'ahantu abantu dushobora kubahera amakuru, turahari, kandi ntabwo tuzatezuka kugirana imikoranire irambye n'ibice bitandukanye, byaba ibinyamakuru ndetse na za gahunda za leta zitandukanye, ku miganda ndetse n'ahandi. Twumva tuzakomeza kubishyiramo imbaraga kugeza igihe bigerera kuri bose. Utese abanyarwanda cyangwa se abandi bantu baba mu mahanga, inshuti z'u Rwanda bifuza guteganyiriza
abana babo bariyo mu mahanga cyangwa se abandi bana bumva bashaka kurera no gufasha, byagenda gute? Navuga ko uyu munsi ikoranabuhanga risa n'iryabyoroheje. Abantu bari hanze narabibonye bashobora gukoresha mobile money. Uyu munsi umuntu wese uri mobile money, Airtel money ashobora kugera kuri buno bwishingizi. Hanyuma ariko kubera ko abantu bitarangirira kuri telefone ku kanyenyeri 177 urwego gusa, dufite n'umurongo mugari wo kubishyira kuri website. No kuvuga ko abantu utabashije gukoresha telefone ku kanyenyeri azabasha noneho no kwinjira akoresheje website, yiyandikishe abone uko yajya yishyura. Amabanke warakora mu buryo muri internationale. Hanyuma numva ko nta muntu uhejwe mu gusubiza ikibazo n'intego nyamukuru y'inama y'ubutegetsi, icyo twita financial inclusion. Nta muntu n'umwe dushaka guheza. Ikibazo cya nyuma cya Jihad wo kuri City Radio yagiraga tese ubu bwishingizi bugira amasezerano yanditse ko umuntu yakoresheje akanyenyeri. Abantu benshi bifuza kubona amasezerano yabo bugufi. Nkuko mubibona, leta y'u Rwanda yoroheje ibintu ku buryo bukomeye. Turasaba service tukajya ku irembo tukazibona, cyangwa abana WhatsApp usanga hafi ya buri rugo. Bamwe bafite telefone ziri smart, abandi ntibazifite. Twebwe icyo twakoze nuko akimara kwinjira muri zino service ahita yakira message isanzwe irimo ahantu akanda akabona ubwo bwishingizi. Iyo link rero kubera ko afite telefone itari smart, iyo yegereye uwo ari we wese ufite smart akayimuforwardinga, ashobora guhita yidownloadinga. Abafite umubare w'ibanga amubwira agashyiramo kugira ngo ayidownloadinge. Bityo mu masiberi cafe, ahantu hose hakorera irembo, akaba afite uburenganzira bwo printing iyo contrat akayibika iri hard copy, cyangwa se akabyohereza kuri za email n'ahandi yumva afitiye umutekano kugira ngo abike amasezerano ye y'ubwishingizi. Atese abugeraho ate? Urumva ko byoroshye. Akimara kwinjira abona iyo SMS itafite ikindi kiguzi, kuko umuntu winjiramo ntabwo tugomba kumusaba andi mafaranga y'ikiguzi cyo kubona SMS. Hanyuma ubwishingizi bwe agahita bugeraho. Ibyerekeranye n'ubukangurambaga nacyo yakibajije, ariko nagisubirije rimwe, nuko dufite intego yo kutazaceceka. Tuzakomeza tubivuge kugeza igihe tuzi neza ko buri munyarwanda ku bigo by'amashuri, buriya abarimu beza n'abana, igihe abana nk'uko nabivuze nabo bazabyumva, akava ku ishuri abwira ababyeyi be ati nabonye abandi bana bo ababyeyi barabateganyirije umurage, nanjye ndashaka kureba muri telefone yawe ko wanteganyirije harimo umurage wanjye. Ino service izihuta. Murakoze. Kuko leta inabishyurira na mituweli, ikanabaha n'ayo mafaranga yabagoboka kugira ngo bashobore kubaho. Ariko hari indi kategori y'abantu batishoboye bafite imbaraga zo gukora biriya bya VUP. Baguha imirimo, batoranya umuntu umwe mu muryango agakora, akinjiza amafaranga afasha umuryango kubaho. Ibyo byose leta iba yarabitekereje ikabigena ku buryo mu Rwanda mu buryo busanzwe nta muntu wakagombye kuba yakwicwa n'inzara, niko nabivuga. Ariko ntibibura uriya no muri Amerika n'ibi bihugu bivuga ngo bifasha abandi, ibindi bihugu bagira abantu basabiriza, bagira umuntu ushobora kwicwa n'inzara, ariko ibyo byose leta iba yarabikoze. Rero numva icyo kintu cy'umuco wo kwizigama ni ngombwa cyane, nacyo gifite mu nshingano n'itangazamakuru. Tugomba gufatanya kuko biri muri gahunda y'igihugu. Hari n'uwatanze recommandation ko leta ari kwiriye kubyinjiramo. Ibyo dukora byose biri muri gahunda ya leta. Leta ni umufatanyabikorwa ukomeye, ngira ngo deje yabibabwiye tugitangira. Cyo nsozerezaho nagira ngo abantu bumve neza. Tekereza wowe ubikije rimwe gusa ukagira icyo uba
ukitaba imana, ni ukuvuga ayo masezerano aracyari valide, ni ukuvuga ayo mafaranga uteganya kuzigamira umwana muri prime barabifite, ni ukuvuga igihe nikigera umwana azishyura, niyo umaze kwishyura kabiri cyangwa rimwe gusa bikazagaragara ko wagize impanuka ugapfa cyangwa ukicwa n'ikindi cyangwa ugakora accident ukagira ubumuga bwa burundu, ni ukuvuga ni inyungu ikomeye cyane kubikora, irenze ahubwo uburyo abantu babyumva. Gusa rero muri aka gace ka Afurika ko munsi y'ubutayu bwa Sahara, penetration rate y'ubwishingizi iracyari hasi cyane, nta nubwo igeze no kuri 2%, kubera cya kintu umwe mugenzi wacu yavuze cy'umuco wo kuzigama. Abantu ntabwo bari babyumva, tugomba gukora iyo bwabaga kugira ngo abantu babyumve, biri mu nyungu zacu twese. Murakoze. Kukwiga ni kimwe mu ndimi z'amahanga droits sociaux, mahame mpuzamahanga arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu leta yacu yashyizeho umukono. Rero iryo hame ryitaweho mu rwego rwo gushyirwa mu bikorwa nk'uko igihugu cyacu cyashyizeho umukono kuri ayo masezerano. Ikindi nk'uko mwabyumvise, umubyeyi wafashe cyangwa umuntu wafashe ubu bwishingizi aramutse agize ubumuga, agize impanuka, mwumvise ko afite uburenganzira, tuzamushyigikira kugira ngo ibyo yifuzaga abigereho. Ni ukuvuga ko ntahezwa bitewe n'ibibazo umuntu yagize mu gihe yafashe uburenganzira muri prime. Ubushakashatsi bwakozwe mbere y'uko iyi produit itangira bwatanze umurongo, nubwo ari ubucuruzi ariko bwashyize n'imbere uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Murakoze. Murakoze. Cyo ni ikibazo cyiza kandi gifite ishingiro, kubera ibyo twahoze tuganira byo kugira ngo abantu bahindure uburyo bwo gutekereza, kwizigama birashoboka, gufata ubwishingizi birashoboka. Tuzi ko urwego biriho ubu ngubu rudashimishije. Ikintu rero twihutiye gukora ni ugutegura uburyo bw'ubwishingizi abantu bose bashobora kugeraho. Ko burya mbere yo kugira ngo ujye gukangurira abantu kujya muri gahunda, ugomba kuba witeguye neza. Baje bagasanga ibyo ubabwira bitandukanye n'ukuri, icyo gihe bahera ko bacika intege. Twihutiye rero kubanza gushaka products, ubwishingizi bugenda buhura n'ibyo abantu bakeneye. Noneho nk'uko twahoze tubiganira mu mwanya ushize, hajyaho kureba mbe ni ubuhe bwishingizi butuma abantu benshi bashoboka, ndetse buri muntu wese ufite ubushake ashobora kwinjiramo, mbere yo kujya kubitangaza. Rero iki kiganiro twagiriye ahangaha ni umwe mu miyoboro ikomeye cyane ishobora gutuma abantu barushaho gukangura, kugira amakuru ahagije y'uko ubwishingizi bukora, ko byose bishoboka, n'umuntu ufite amafaranga makeya abona bitari ku mushahara buri kwezi, igihe cyose ayabone ashobora gufata ubwishingizi. Iyo ni inzira imwe. Buriya nubwo twababwiye inzira y'ikoranabuhanga, ariko itangazamakuru burya ni ingenzi cyane, kuko mwebwe mufite ahantu mugera abantu benshi batagera. N'abafatanyabikorwa bakomeye dukorana nabo kugira ngo ibyo twateguye bishobore kugera ku bantu benshi bashoboka. Murumva rero dukoresheje ikoranabuhanga, tugakoresha itangazamakuru, tugakoresha nabo ba commercial agents, umubare twifuza kugeraho abantu bari professional, bakora mu buryo buri professionnel umunsi ku wundi, bazinduka kandi baba ari urubyiruko bitanga umurimo, bakajya kogeza kwizigama no gufata ubwishingizi bw'ubuzima n'ubundi bwishingizi bwa ngombwa
twumva mu gihe kitarambiranye tuzagera ku ntego yo kugira ngo abantu benshi bashobore gufata ubwishingizi no kwizigama. Hanyuma se buno buryo buraza kuza kuba bwizewe gute cyane ugereranyije n'uburyo amabanki nayo atanga izo serivisi? Ikindi wenda nza kuza gusozerezaho, ubundi kubera iki bwatinze? Buno buryo ni uburyo bwiza mu by'ukuri, kubera iki bwatinze kugezwa ku banyarwanda, kandi tuzi ko umubare w'abanyarwanda benshi ari urubyiruko, kandi urubyiruko rukeneye kwiga, urubyiruko rukeneye kuzagira ejo heza hazaza bishingiye ku bumenyi donc bazaba bafite. Urakoze cyane. Nibyo impamvu ubwishingizi aho butandukaniye no kwizigama mu mabanki, nuko ubwishingizi bubamo ibice bibiri. Igice cya mbere ari nacyo gihuye n'icy'amabanki, ni ukwizigama nyine. Muri uko kwizigama amafaranga umukiriya duhaye turayafata tukayaha urwunguko akazamuka nk'uko n'amabanki yari kubikora. Ariko mu bwishingizi hari ikindi gice amabanki atagira, igice cy'uko iyo umubyeyi yagize ibyago akaba atakiriho cyangwa akaba yagize n'ubumuga bwa burundu, dufata cya gice cy'ubwizigame tukongeraho igice cy'indezo. Igice rero cy'indezo ni igice gikomeye, kandi nk'uko mubizi muri ubu buzima tugendamo ntabwo tuba tuzi ejo hazaza uko buzaba bimeze. Iyo niyo mpamvu ituma umuntu afata icyemezo cyo kuvuga ngo reka njye mu bwishingizi aho kujya ahantu nkora ubwizigame bwonyine. Hanyuma rero uti kubera iki byatinze? Navuga ko ubu bwishingizi buziye igihe kubera ikibazo nyine nakomeje kuvuga ko cyavutse mu gihugu, ikibazo gikomeye, aho usanga nk'uko nabivuze 9.5 by'abana bagombye kuba bari mu cyiciro cy'amashuri abanza n'ay'incuke barayavuyemo, mu cyiciro cy'amashuri yisumbuye 10.3. Ni imibare mu by'ukuri minini ikomeye yatumye ikigo nka Prime Life mu kuba turi abafatanyabikorwa bakomeye ba leta y'u Rwanda, natwe ubwacu duhaguruka tukavuga ngo dukora iki, nuwuhe muturambye wo kugira ngo iki kibazo tutagiharira leta yonyine, Minisiteri y'Uburezi na Minisiteri y'Umuryango, ahubwo natwe dufate uruhare rukomeye mu kurandura burundu iki kibazo. Aho rero navuga ko kukibuje uyu munsi nuko ari bwo Prime Life yabashije gukora ubushakashatsi bwimbitse tukumva neza aho ikibazo nyamukuru, aho ipfundo ry'iki kibazo rizingiye. Hanyuma twiyemeza kwinjira muri wa murongo wa leta y'u Rwanda usaba ko dushyiraho serivisi na produits z'ubwishingizi twakwita inclusive, ubwishingizi bugera kuri bose, ubwishingizi budaheza, ubwishingizi butareba umuntu ufite ubushobozi buhanitse gusa, ahubwo ubwishingizi bugera ahantu aho yaba ari hose, yaba uri mu kazi, yaba uri mu murima, yaba uri mu bucuruzi, icyiciro icyo ari cyo cyose, muri transport, ashobora kurara yizigamye, yabikora ku munsi, ku isaha, mu kwezi, mu gihembwe na buri mwaka. Murakoze. Hanyuma ikibazo cya nyuma nashakaga kubaza, ubundi dukuyemo iyi gahunda y'umurage w'amashuri cyangwa se kwizigama kugira ngo uzabashe kwishyurirwa minerivare, ubundi ni izihe serivisi zindi Prime Insurance isanzwe itanga ku bagenerwabikorwa cyangwa se ku banyarwanda, mu by'ukuri hatarimo wenda buno buryo bw'umurage w'amashuri? Mudusangize kugira ngo wenda ntize kuza kuba ari gahunda yonyine gusa tuvuga, kuko ibyo ari byo byose Prime Insurance nk'ikigo gikomeye, nk'ikigo cy'ubukombe, hari n'izindi serivisi igenda itanga. Murakoze cyane. Prime ni umuryango mugari ufite ubwishingizi bwose butangirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Izo serivisi ushobora kuzisanga muri Prime. Nk'uko twabivuze, Prime ni umuryango ufite igice cy'ubwishingizi rusange, Prime General Insurance, hakabamo n'igice cy'ubwishingizi bw'ubuzima, Prime Life. Ni ikigo aho mu bwishingizi rusange dusangamo ibinyabiziga, tugasangamo iby'inkongi umunsi zugarije iki gihugu cyacu, tuhamagarira abantu nabwo kubiyoboka. Igice cyo kwivuza cyo twita health insurance cyangwa se medical, igice cy'abana baba ku mashuri bajyayo bavayo,
ibyo byose turabyishingira. Hanyuma ubwo n'ubwishingizi twita ubw'igihe kigufi, ubwishingizi bumara umwaka umuntu akongera akaburonuvera. Hakaza n'iryo shami ry'ubwishingizi bw'ubuzima Prime Life nk'uko biteganywa n'amategeko y'u Rwanda. Ubwishingizi rusange n'ubwishingizi bw'ubuzima turabitandukanye, ariko muri uwo muryango mugari bituma mu bwishingizi bw'ubuzima ibice byose bijyanye no kwizigama, nk'uko twabivuze, amashuri y'abana, abafata inguzanyo mu mabanki, abantu uyu munsi twagiye dushyiraho ibyiciro bitandukanye. Wahuraga n'abantu bakora umurimo wo gutwara abantu ibinyabiziga, bakakubwira bati ubwishingizi mushyiraho hari icyiciro natwe ubwacu tutibonamo, tukababaza duti muri bwa bushakashatsi murashaka ko tubafasha iki? Nk'ikintu gikomeye, abantu bose batwara ibinyabiziga bamaze kuyoboka ubwishingizi dufite bw'umuryango mu gice cya nkunganire, aho iyo umuntu agize ibyago akagonga umuntu, murabizi ko mu mategeko y'u Rwanda hari icyo nakwita impozamarira, amafaranga agenwa n'amategeko 700,000 ahita yishyurwa. Ayo mafaranga turayabishyurira kuri uwo muntu wagize ibyago. Ubwo bwishingizi abantu nabwo bashobora kubugura kuri telefone cyangwa bakatugana. Ni amafaranga yoroshye, ngira ngo abantu bari mu mwuga wo gutwara, yaba ari umuntu witwarira imodoka cyangwa moto ku giti cye, n'uwabigize umwuga mu gutwara abantu n'ibintu, bose biraboroheye. Navuga rero ko dufite n'ubundi bwishingizi bw'ingirakamaro bw'abakozi, abakozi mu bigo. Ubundi nta mukozi, nta kigo kiyubashye gikwiriye kuba kiriho umukozi wacyo yagira ibyago runaka ntagobokwe n'ubwishingizi dutanga muri Prime. Hanyuma ngasoreza ku bantu benshi barimo batugana bakorera mu makoperative, amatsinda y'abahinzi, amatsinda y'aborozi, amatsinda y'abashoferi, amatsinda y'abamotari. Kuri buri cyiciro tugiye tuhafite ubwishingizi, ku buryo igihe abantu bagiraga ibyago ukabona umuntu wenda yapfushije umuvandimwe, inshuti, umwana, umubyeyi, aho kwirwa buri muntu ashakisha aho aza kuvana amafaranga yo gushyingura mugenzi we cyangwa umuntu we, uyu munsi ubwo bwishingizi turabutanga, kandi tukabutanga mu buryo bworoshye, aho abantu bashobora kubufata kuri telefone cyangwa se bakatugana cyangwa bakaduhamagara muri ayo matsinda yabo, tukajyayo tukabasobanurira. Ni ibintu ushobora gukora ako kanya, kavuga uti reka ngerageze, mfiteho amafaranga 500, reka nkireho ndebe uko bigenda. Kuko uko bwije uko bukeye bukira ubitse 0, nta kintu gisimbura 0. Imyumvire rero nta yindi, nuko abantu bashobora gukomeza kubiganira muri rusange, ariko nanone ubyumvise akiyemeza kumva agomba gufata icyemezo. Uko umuntu agira inyota akumva akeneye amazi yo kunywa, ni nako dukeneye kugirira inyota yo kurara hari ikintu dukoze, hari icyemezo dufashe kandi tukagishyira mu bikorwa.